Ibintu ngiye gusobanura uyu munsi wa none nuza gusanga bikubaho cyangwa se nibikubaho uzamenye neza ko ubuzima bwawe buboshye. Icya kabiri, wamaze kwibwa inyenyeri yawe n'abarozi. Ndagusaba ko rero uza gukurikira kino kiganiro cyose, ndaza gusobanuramo ibintu byinshi bitandukanye. Biragusaba yuko uza kunkurikira witonze, udahuzagurika cyangwa se utarangaye, ugerageze uze kuba focus ku byo ngiye kuvuga kugarukaho kuri uyu munsi, kuko ni ibintu by'ingenzi. Ibyo byo rwose ntabwo nabica ku ruhande, ni ibintu by'ingenzi ngiye gusobanuraho abantu benshi batazi, cyangwa se n'ababizi hari ababyirengagiza bakagira ngo ahari wenda kuba bibabaho ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe bitazabagiraho ingaruka mbi. Uyu munsi rero ndagira ngo uze gutega amatwi witonze, kuko ngiye gusobanura ibintu byinshi kandi bikomeye biba ku bantu. Nakubwiye ngo ibi bintu ngiye gusobanuraho uyu munsi nuzasanga cyangwa se nuza gusanga byarakubayeho cyangwa se nibikubaho, uzamenye neza ko ubuzima bwawe icyambere buraboshye. Ukeneye deliverance, ntiwihagarareho. Ukeneye deliverance, ukeneye kubohorwa, ukeneye kubohoka. Icya kabiri, umenye neza ko inyenyeri yawe y'umugisha yibwe n'abarozi. Kadusenga Imana rero tubone gutangira, ubundi nushaka ufate ikaramu uze kugenda wandika ibyo nza kugenda nasobanuraho uyu munsi wa none. Nyagasani Mana ishobora byose, Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa, reka ntangire ngushima ko ukiturindiye ubuzima, reka ntangire ngushimira ko ukitubereye maso, reka ntangire ngushimira ko uri mu ruhande rwacu tugufite. Ntabwo dushobora kwifuza undi murengezi. Niko umuririmbyi yuzuye imbaraga z'umwuka wera Mana yaririmbye, araririmba aravuga ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Rero Mana ndagushimye, ndaguhimbaje kuba ukiturinze kandi ukiturindanye n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze rero guhera uyu munsi, kuva uyu munsi, ngwino ushyigikire intambwe zacu, udushyigikire twese Mana uko turi aha ngaha, kandi ubane natwe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo mbisenzemo nizeye Mana ashimwa, amen. Iyo tuvuze inyenyeri ihagarariye ubuzima bwawe. Imana ikurema, Imana iguha kubaho, ukigera kuri iyi si hari inyenyeri Imana yagushyizeho. Ibi ntabwo abantu bajya babifatira umwanya ngo babitekerezeho cyangwa se bafata umwanya babyibuke. Ndagira ngo mbanze mbikwibutse ko ugera kuri iyi si, uvuka, umunsi wa mbere wavukiyeho ugeze ku isi hari inyenyeri wavukanye. Iyo nyenyeri rero ihagarariye ubuzima bwawe, kandi iyo nyenyeri ntabwo ari inyenyeri y'umuvumo, ni inyenyeri y'umugisha. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi iyo bakiri mu myaka mito y'ubwana, uzasanga batangira kugenda bagaragaza amatara, cyo bita tara, impano zabo. Abazungu bo buriya ni abanyabwenge cyane. Iyo babonye impano y'umwana wabo akiri muto, bagerageza gufata uwo mwana bakamushyira muri icyo kintu bamubonamo nk'impano, bakamurinda kugira ngo adeviye impano ye. Ndaguha nk'urugero, iyo babonye umwana wabo urugero akunda football, akunda wenda gukina umupira w'amaguru, baramufata bakamushyira n'ubundi mu ishuri ryigisha football, ryigisha umupira w'amaguru, kugira ngo ya nyenyeri y'umugisha ya wa mwana itazagira gute, itazatakara, itazazima. Iyi nyenyeri tuvukana, Imana idushyiraho iyo tugeze ku isi, iyo tuvutse, iyi nyenyeri y'umugisha, uko tugenda dukura muri icyo gihe cy'ubwana, dutangira kubona inyenyeri, ya nyenyeri Imana dushyizeho tukimara kuvuka, itangira kugenda igaragara. Ariho nari mbabwiye ngo abantu uzasanga batangiye kugaragaza tara zabo, abantu batangiye kugaragaza impano zabo. Ukabona
umwana akunda kwigisha, ukabona umwana akunda kwitwara nka mwarimu, menya neza ngo uwo mwana umunsi yageze mu ishuri uzamushyire muri education, uzamushyire muri education, sibyo, yige ibintu by'uburezi. Ibyo bintu nabifitingamo inyenyeri ye y'umugisha mu by'uburezi izamurika, izakayangana, izashayininga. Abandi ugasanga mu gihe cy'ubwana baragaragaza impano wenda z'ubuvuzi, kuba ubudogiteri cyangwa se ubunasi. Uwo mwana nagera mu ishuri ntuzemere yuko uwo mwana ajya mu bindi bintu kandi nyamara yarakugaragarije ko akunda ubuganga. Iyo umushyize mu cyo yakwiyeretsemo akiri umwana, ndakumenyesha ko icyo kintu uwo mwana nakijyamo Imana izakimuheramo umugisha, kuko ni inyenyeri yavukanye y'umugisha yuko azaba umuganga ukomeye, azaba umudogiteri ukomeye. Ndagira ngo rero mbanze mbamenyeshe ngo inyenyeri zacu z'umugisha ahantu hambere zijya zangirikira ni mu gihe cy'ubwana, kuko turazigaragaza. Iyo tumaze kuzigaragaza, iyo zatangiye kugaragara, hari ubwo ababyeyi batubyara batabyitaho, ugasanga ntabwo bashyigikiye za mpano twagaragaje, ya matara twagaragaje tukiri abana, sibyo, ugasanga ntabwo ababyeyi bacu badushyigikiye muri izo tara, twakura tukajya mu byo tutahamagariwe kujyamo. Aho niho hantu hambere inyenyeri zacu z'umugisha zijya zangirikira, ugasanga wakuze Imana ikubonamo kuzaba dogiteri, hari ugasanga uyu munsi uri umufundi, sibyo, ugasanga uri umufundi kandi no muri ubwo bufundi ukora nabwo nta mugisha ubonamo, kubera ko uri ku musozi utari uwawe, waradeviye, wagiye mu gifundi, ariko Imana yabonaga yuko uzaba umuganga. Kandi ibyo nta handi byangirikiye, nuko tutagize ba menta beza, ntitwagize abatoza beza, ntitwagize ababyeyi babyitaho ngo bagukurize muri iyo mpano yawe, bagukurize muri iyo nyenyeri yawe wagaragaje yo kuzaba dogiteri, yo kuzaba umuganga, yo kuzaba umunasi, yo kuzaba wenda umwubatsi. Mbese ugasanga naho hantu bigenda bipfira. Aho niho hantu hambere inyenyeri zacu zijya zangirikira, ndavuga inyenyeri z'umugisha. Urankurikiye? Hano uyu munsi bagiye bari mu bintu batigeze bahamagarirwamo n'Imana kubamo. Ugasanga umwana akiri muto inyenyeri ye yo kuba pasiteri agaragaye. Ugasanga umwana arakunda kubwiriza, umwana arakunda kuvuga ubutumwa, ugasanga kuri televiziyo nta bindi areba, ku ma YouTube nta bindi areba, arumva ijambo ry'Imana, arumva abavuga ubutumwa, arumva abapasiteri ibibwiriza barimo babwiriza. Uwo mwana amenya neza ngo yakwiyeretse, inyenyeri ye y'umugisha irimo irakwereka ko uwo mwana azaba pasiteri, uwo mwana azaba umuvuga butumwa ukomeye. Hari ababyeyi rero gito, ngiye nabita ko ari ababyeyi gito, atangira kuvuga nka ka pasiteri se ngo ubuse umwana wanjye aba pasiteri akazabona umugisha. Ubuse bana twe tubayeho nabi, ko turi ba pasiteri tubayeho nabi, shuti yanjye muvandimwe. Urankurikiye? Kandi natwe kugira ngo twemerere Imana kuyikorera byaciye kure. Tuzaba ubuhamya bwacu, agiye nzaba ubuhamya bwanjye, kugira ngo nemerere Imana kuyikorera. Nabanje kugora Imana bikomeye cyane, ariko biza kugera igihe nshyira agapira hasi, mbwira Imana nti Imana ndayamanitse, nkoresha icyo wampamagariye. Urankurikiye? So ahantu hambere rero inyenyeri zacu z'umugisha zangirikira, zipfira ni mu gihe cy'ubwana. Mu gihe cy'ubwana tugaragaza inyenyeri zacu z'umugisha, zirashayininga, zitangira kugaragara. Noneho iyo ugize umugisha ukagira ba menta beza, ukagira abatoza beza, bagufasha, baragutoza bakagufasha kugira ngo cya kindi kirimo kikuzamukamo, ya mpano, ya tara irimo kuzamukamo, hanyuma noneho izakugeze ahakomeye. Ankurikiye? Icyo rero urakuramo iki? Banza umenye ngo hari umuntu uvuka, Imana ikaba yaramushyizeho inyenyeri yo kuzaba umuganga, ugasanga afite inyenyeri y'umugisha yo kuzaba dogiteri ukomeye. Undi akavuka, Imana ikamushyiraho inyenyeri yo kuzaba enjeniyeri ukomeye, ugasanga niwe mwubatsi wubaka amazu, kandi inzu yubatse uwo muntu inzu yubatse buri muntu wese arayitangarira, akavuga ngo iyi nzu yubatswe nande. Ugasanga mbese ntujya ubura ibiraka, ntujya ubura akazi.
mu gihe abandi babuze akazi, mu gihe abandi ba enjeniyeri babuze akazi, ariko wowe uhora buri gihe abantu bakwihamagarira bakubwira ngo ngwino twubakire. Kubera iki? Iyo nyenyeri y'ubwenjeniyeri ikuriho, ariko hari abandi babigiyemo babyihatamo, si ibyabo. Yego nyine baragiye barabyiga mu ishuri, ariko si ibyabo, si yo nyenyeri ye. Hari ahandi hantu yagomba kuba yafitinga, ariko ntiyagira ba menta beza, ntiyagira abatoza beza bamujyana mu cyo yagaragaje akiri umwana. Ndavuga uwo muntu, urankurikiye neza. Rero icyongira ngo urimo uracyumva ndi gusobanura, nahereye aho ngaho kugira ngo muze kunyumva ibyo nza kugenda nasobanuraho kuri uyu munsi wa none. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ugerageze amagambo yose ndi buvugire hano ntihaze kugira ijambo na rimwe ryagucika, ntihaze kugira ijambo na rimwe ryagutambuka. Iyo tugeze kuri iyi si rero tumaze kuvuka, Imana ikemera ko inda yawe itavamo, ko tujya tubona abantu bageze igihe cyo kubyara inda zikavamo, bakabyara abana bapfuye batari bazima. Urankurikiye, ariko wowe ntabwo inda yawe yavuye, inda yawe ntiyavuyemo. Imana yarabyemeye ubaho. Kuba rero Imana yarabyemeye ukabaho, hari inyenyeri twita y'umugisha Imana yagushyizeho ukimara kugera kuri iyi si. Kandi mu magambo magufiya, menya neza ngo iyo tuvuze inyenyeri y'umugisha egare ubuzima bwawe, kuko ntabwo watandukanya inyenyeri y'umugisha Imana yagushyizeho umaze kuvuka ngo uyitandukanye n'ubuzima bwawe. Mbese ni bimwe, ni bimwe. Ariyo mpamvu wenda mureke nsimbukeho gatoya. Iyo abarozi barimo bakwambura inyenyeri yawe y'umugisha, ni ukuvuga ngo ntabwo baba banakeneye kubaho, kuko inyenyeri y'umugisha iyo bayikwatse, ikintu kindi kiba gisigaye ni uguhita banakwambura n'ubuzima ugapfa. Ariko mubanze mumenye icyo kintu, yuko ahantu hambere inyenyeri zacu z'umugisha Imana yadushyizeho tukivuka, ahantu hambere zangirikira ni mu gihe cy'ubwana. Ziragaragara, tukagaragaza tara zacu, tukagaragaza icyo tuzaba cyo mu gihe cy'ubwana. Iyo tugize ababyeyi beza baradufasha, tukazakurira muri uwo muhamagaro twagaragaje mu gihe cy'ubwana. Ariko iyo ugize ababyeyi nyine batabyitaho, usanga utakaje tara yawe, utakaje impano yawe. Ejo ugasanga urasitaragoringa n'ubuzima, ejo ugasanga urasitaragoringa n'isi, isi ikagucanga, kandi nyamara wakagiriye umugisha muri iyi si. Ahandi hantu ha kabiri inyenyeri zacu z'umugisha zijya zangirikira, ni abarozi baziba cyangwa se bazitwikira cyangwa se bazizimya, cyo bita kuziswitchinga off. Abarozi hari igihe bafata inyenyeri zacu z'umugisha bakaziswitchinga off. Nk'urugero, iyo ugenda inyenyeri yawe y'umugisha abarozi barayiswitchinze off, abarozi barayizimije. Ndaguha nk'urugero nk'inyenyeri y'urushako, kuko muzo nza kuvugaho uyu munsi ndaza kuvuga ku nyenyeri 5 nibiza kunkundira kubera umwanya. Mana ishimwe cyane, ariko izo nza kugarukiraho nta kibazo, n'ubundi ndahari. Kino kiganiro ni mugikunda, muzongera mu nyandikire, mu kinsabe, mu mbwire muti komeza cya kiganiro wadutangiriye, wadukoreye, turacyagikeneye. Hari wenda wasanga na kino kiganiro ndimo ndagikora abantu batagishaka, ariko nimuza kumva muri interesa ya kino kiganiro, muzaca inbox munyandikire, mumbwire muti muhanuzi w'Imana Bosco, dukorere cya kiganiro ukiturangirize, kuko turagikeneye cyane. Urankurikiye? Mana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma rero kankomeza, ikintu nshaka kubamenyesha, ikintu nshaka kubabwira, ahantu ha kabiri inyenyeri zacu z'umugisha zangirikira ni mu barozi. Abarozi hari igihe bagufata bakazimya inyenyeri yawe y'umugisha. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, hari igihe abarozi bagufata bakakwaka, bakakwambura inyenyeri yawe y'umugisha. Icya gatatu, hari igihe abarozi bagufata bagahagarika inyenyeri yawe y'umugisha, bakayihagarika. Si ukuyizimya, ariko barayihagarikije, bakayihagaritsa neza. Kandi iyo bayihagarikije ni ukuvuga ngo n'ubundi n'iterambere ryawe barihagarikije, n'ubuzima bwawe barabuhagaritse. Mu isi y'umwuka
baba bagize gute, bahagaritse n'ubuzima bwawe. Ibyo ni ibintu bikunze kubaho ku bantu benshi, ariko ntibamenye yuko ari impamvu z'ibicaniro by'abarozi byagiye bibigiramo uruhare. Turebere hamwe kwanza inyenyeri ya mbere y'urushako, aba ariyo mperaho. ugasanga nko mu muryango haravukamo mu by'ukuri abakobwa beza. Burya abantu beza bakwisura babaho pe. Ugasanga uwo muryango ubyara abakobwa beza. Urankurikiye neza? Ariko ugasanga abo bakobwa beza bavuka muri uwo muryango bose babuze abagabo. Kibaza se mu by'ukuri nk'abakobwa ko ari beza muri uyu muryango, ko atari babi, ko ari abakobwa bize, ko ari abakobwa bavuka mu muryango w'amafaranga, bafite amafaranga n'uburanga ko bawufite, kuki bano bakobwa babura abagabo? Urankurikiye? Noneho ikintu gitangaje, wajya kureba ugasanga hari undi muryango, hari indi famiye, ugereranyije, ukoze komparezo, ukoze ikigereranyo, ukareba bariya bakobwa beza n'abandi bakobwa bavuka mu wundi muryango, ugasanga mu by'ukuri bariya bakobwa bandi bavuka muri iriya famiye nibo babi kwisura. Ariko nubwo kwisura atari beza, ukajya kubona bafite ikintu cyitwa umugisha w'inyenyeri y'urushako. Ugasanga bariya bakobwa wita ngo ni babi, nta mukobwa n'umwe muri uwo muryango ujya ugumirwa, nubwo ari babi kwisura, ariko barashaka bose kandi bagashaka neza, bakagira ingo nziza, bakagira urubyaro, bakabyara, bakanezerwa, bakagira umugisha no mu nshako zabo. Murankurikiye? So inyenyeri y'urushako rwiza ibaho. Iki mubanze mu cyumve, ni nayo nyenyeri ya mbere uyu munsi mpereyeho, icyo twita inyenyeri y'urushako rwiza. Ugasanga mwebwe iwanyu n'ugerageje guca akagozi ko kugumirwa, n'iyo ashatse urugo ntashobora kurumaramo n'umwaka. Iyo akoze ishyano amara umwaka n'igice, ku mwaka wa kabiri tukumva ngo arasenye. Kubera iki? Inyenyeri y'urushako rwiza mwarayatswe ntimwabimenya, warayambuwe, warayibwe, cyangwa se bayiswitchinze off. Ndavuga abarozi, kuko nibo bafite ububasha bwo kuba bakwiba inyenyeri y'umugisha yawe y'urushako. Abarozi nibo bafite ubwo burenganzira cyangwa se ubwo bubasha bwo kuba baza bakazimya inyenyeri yawe y'urushako rwiza. Ntabwo wanyumvisha uburyo abo wita ngo ni babi, ukabona bose ndavuga babi kwisura, ukabona bose nibo bagize ingo nziza, inshako nziza. Hanyuma bariya bakobwa bavuga ngo nibo bateye neza, basa neza, bafite uburanga, ugasanga bose baragumiwe. Abataragumiwe bose bagiye babyarira iwabo mu ngo. Kubera iki? Kuko ni beza kwisura, ariko nta nyenyeri y'urushako rwiza bagize gute bafite. Urankurikiye? Ikibazo wakwibaza, ndetse nanjye nakwibaza, ese umaze gusanga ibi bintu ndi gusobanura ari ingenzi, ese birashoboka ko inyenyeri y'urushako rwiza wayigaruza? Igisubizo ni yego. Ni hahandi rero hakenera icyo bita deliverance, hakenera icyo bita gusengerwa, amasengesho abohora. Bigasaba yuko waprocinga umukozi w'Imana, tukagusengera, urankurikiye, tukagaruza inyenyeri yawe y'urushako rwiza. Niyo nyenyeri ya mbere mpereyeho uyu munsi, inyenyeri y'urushako rwiza. Nkubwire muvandimwe, izo ntambara ubona zihora iwawe mu rugo, uko kudahirwa mu rushako, ntutekereze ngo ni yindi mpamvu. Ntabwo wansobanurira uburyo usenye urugo rwa mbere rurakunaniye, ugiye mu rwa kabiri narwo rurakunaniye urugo, ugiye mu rwa gatatu narwo rurakunaniye urugo, ugiye mu rwa kane narwo rurakunaniye urugo, ugiye mu rugo rwa gatanu narwo rurakunaniye urugo. Harya ubwo abo bagabo bose uko bageze muri batanu bose bakubereye babi? Tujye tubwizanya ukuri, bose bakubereye babi? Bariya bagabo bose batanu babaye babi? Igisubizo nuko ntabwo bakubereye babi bariya bose, ahubwo wowe wibwe n'abarozi inyenyeri y'urushako rwiza.
niyo mpamvu umugabo wese uhuye nawe akagusaba yuko mubana, kubera ko wibwe inyenyeri y'urushako rwiza, satani ahora buri gihe aguha ibitajyanye. Satani ahora buri gihe, uzareba umuntu iyo yambaye inkweto itamukwira iramurya, amano arabyimba cyangwa se agakoboka, ugasanga arwaye ibisebe kubera ko wambaye inkweto itagukwira. Satani buri gihe ahora aguha abagabo batagukwiriye. Kubera iki? Inyenyeri yawe y'urushako rwiza warayibwe. Ni nayo mpamvu uyu munsi uraza gusanga amadivorce agwiriye. Ugasanga umuntu adivorushije bwa mbere akibwira ko wenda niyubaka bwa kabiri bizakunda, nabwo akongera akadivorsa, ubwa gatatu nabwo akongera akadivorsa, ubwa kane nabwo akongera akadivorsa, ugasanga amaze gukubita amadivorce kugera mu madivorce ageze muri 6. Ubwo se uragana hehe? Urajya hehe? Abazakumva n'ubundi bazaguseka. Ntabwo uzasobanurira abantu ko abagabo bose ushaka bakubera babi. Igisubizo ni iki? Nukongera ukagaruka ku isoko, ukaprocinga abakozi b'Imana twebwe tukagusengera, tukagaruza inyenyeri yawe y'urushako rwiza mu isengesho, dukoresheje izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo birashoboka ko inyenyeri yawe y'umugisha yibwe n'abarozi yagaruzwa. Urankurikiye? Birashoboka ko inyenyeri yawe y'umugisha abarozi bibye, igisubizo birashoboka ko ishobora kugaruzwa, ishobora kugaruka iyo ukorewe deliverance, iyo tugusengeye tugafata umwanya wo gusengera wo kubohoza, kugaruza inyenyeri yawe y'umugisha. Icyo nicyo twita combat spirituel cyangwa se intambara yo mu buryo bwo mu mwuka. Sinzi niba iki kintu usobanuyeho cyumvikana. Kasanga mu by'ukuri nta kintu na kimwe wa mukobwa we kigaragaza ko utabona umugisha w'urushako. Ariko n'umusore ukurambagije wese abashaka ko muryamana, kandi iyo muryamanye birangira n'ubundi aguteye inda, ukabyarira iwanyu, ugasanga ufite abana barenga 6 badahuje base, ugasanga ufite abana barenga 7 badahuje ba nyina. Urankurikiye? Wumve nawe uwo muvumo. Nubwo abana ari umugisha, ariko abo bana bazakura nabi kuko nta affection y'ababyeyi bazagira. Turi kugendana? Iyo turi gusobanura ku biganiro nk'ibi ngibi, iyo turimo dukora ku biganiro nk'ibi ngibi, nuko tuzi neza ko Imana ari kiduhamagariye kugira ngo tubwire abantu kuri. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi abantu b'Imana bamenye ukuri, kwa kuri bazamenya niko kuzabakiza, kwa kuri bamenye niko kuzababatura. Alo, nkira ahangaha rero, ese ntiwasanga inyenyeri yawe y'urushako rwiza yaribwe? Ese ntiwasanga inyenyeri yawe y'urushako rwiza abarozi barayizimije? Ese ntiwasanga inyenyeri yawe y'urushako rwiza abarozi barayishyinguye? Ugahora usitaragoringa mu nshako, mu bintu by'inshako, urahora usitaragoringa, biranga, ninde byanze ni wowe, ninde byapfuye ni wowe, ninde ufite intambara mu rugo ni wowe, kubera ko inyenyeri yawe y'urushako rwiza yaribwe. Wikwihagararaho, wikwihagararaho. Ikibica ni iki kimwe, n'ukwihagararaho. Ikindi, mwana twegera ngo tubasengere, wanyegera ngo ngusengere ukaza wigize na jyuwa. Njya ntanga urugero, uzarebe Namani, witwa Namani, kugira ngo akire ibibembe yari afite byasabye ko aca bugufi. Ageze imbere y'umuhanuzi witwa Elisa, Namani yabanje kuzamura intugu. Namani ariyemera ngo iwacu dufite amapisine meza, kutayagiyemo se ngukire. Ukaza wenda ukanyaporocinga nkakubwira nikora iki, ahubwira ngo kugira ngo ubohoke ndagusengera muri ubu buryo, ugahita wigira na jyuwa ngo ya ngo ibyo sengo ni ibiki, ngo ibyo ngo simbyumva. Reka nkubwire muvandimwe, umuganga aravura akavura abandi, ariko nawe agakenera abamuvura. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri baruta umwe. Ubuzima bwawe bukeneye kubohoka, ukeneye gukorerwa deliverance. Wikwihagararaho. Niba ibi bintu ndimo gusobanurira ubona byarakubayeho cyangwa se bikubaho, nakubwiye ngo icyambere uraboshye, icya kabiri inyenyeri yawe y'umugisha yaribwe, empoint entre, simbica ku ruhande, yaribwe.
ahubwo ukwiye kubanza ugatekereza ukavuga uti ese birashoboka ko yagaruka. Nabyo nzabyigishaho, nzabisobanura uburyo tugaruza inyenyeri yawe y'umugisha dukoresheje amaraso ya Yesu Kristo, dukoresheje izina rya Yesu Kristo, inyenyeri yawe y'umugisha ikagaruka. Ariko ibyo tubisobanura mu gihe turi muri deliverance, mu gihe turimo dukora deliverance umuntu tumusengera, tunagusobanura n'icyo wakora. Yes, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. So rero inyenyeri y'urushako rwiza ngira ngo wayumvise uburyo abantu bayitakaza, uburyo abantu bayamburwa n'abarozi, uburyo abarozi bashobora kuza bakazimya inyenyeri yawe y'urushako rwiza, ugahora ustragoringa mu byingo. Ubu dufite abantu bahindutse inzererezi mu bintu bigendanye n'ishako. Ugasenya urugo rwa mbere, ngo umugore nashatse ngo ni mubi, ukabura rusenye. Ngo umugore nashatse ngo yananiza, ngo ntanyumva, ukabusenya urugo, ushatse undi mugore narwo warugera mu bikanga, ugashaka undi wa gatatu nabwo warugera mu bikanga. Byose bizagarukira he? Menya neza ko wibwe inyenyeri yawe y'urushako rwiza. Kandi ugasanga hari abantu ku rundi ruhande bafite uwo mugisha w'iyo nyenyeri y'urushako rwiza. Ugasanga uwo muntu ufite inyenyeri y'urushako rwiza yubatse neza, afite urugo rwiza, abanye n'umugore we neza, abanye n'umugabo we neza, kandi si uko bafite amafaranga menshi. Buriya hari abantu batekereza ko urugo rwubakwa n'amafaranga. Ni ukuri pe, amafaranga ni meza, nta n'utayakunda. Ariko buriya amafaranga ntabwo ariyo nimero ya mbere mu by'ishako. Oya. Kuko iyo ushyize imbere amafaranga mu by'urushako, ushobora kugera mu rugo ya mafaranga wagiye ukurikiye agakendera akabura. Iyo wakurikiye amafaranga rero ni hahandi uzasanga wa muntu ahise asenya, kubera ko icyo yaje akurikiye arakibuze. Ariko uwaje afite urukundo, uwaje afite umutima wo kubaka, niyo amafaranga abuze, niyo amafaranga ashize, ntashobora gucogora, ntashobora kurekera kubaka urugo, n'ubundi ubuzima bw'urugo burakomeza. Bankurikiye, hari abantu uzasanga rero bafite uwo mugisha w'inyenyeri y'urushako rwiza, ugasanga yubatse neza, abanye n'umugabo we neza. Niba ari umugabo, ugasanga Imana yamuhaye umugabo wita ku nshingano z'urugo, ugasanga Imana yaguhaye umugore ukubaha, ugasanga Imana yaguhaye umugore ukumva, ugasanga Imana yaguhaye umugore ugushyigikira, ugasanga Imana yaguhaye umugore ushyigikira iyerekwa ryawe, utakudindiza, utagusubiza inyuma. Iki ni igihe bene data bavandimwe cyo kugira ngo mumenye ukuri, kandi umunsi mwamenye ukuri, kwa kuri mwamenye niko kuzagira gute? Kuzabakiza, kuzababatura. Inyenyeri ya kabiri shaka gusobanuraho ni inyenyeri y'umurimo, cyangwa se inyenyeri y'akazi. Inyenyeri y'umurimo, iyo tuvuze umurimo egare akazi, ushobora kubyita umurimo, ushobora kubyita akazi, byose uko wabyita c'est la même chose. Hari abantu uzasanga mu buzima bwabo bamaze kwibwa inyenyeri y'umurimo, bamaze kwibwa inyenyeri y'akazi. Ntushobora n'umunsi n'umwe kuba wagira umugisha mu kazi, wagira umugisha mu kintu cyitwa umurimo. Niyo ugerageje gushoramo imbaraga mu murimo ukora, birangira uhombye, birangira utsinzwe, birangira unanijwe, birangira ugambaniwe, birangira bakwambuye, birangira wirukanwe, birangira intego zawe utazigezeho. Kubera iki? Inyenyeri yawe y'umurimo warayibwe, ntiwabimenya. Inyenyeri yawe y'akazi warayibwe, ntiwabimenya. Kubera iki? Iyo ukoze komparezo cyangwa se ikigereranyo, uzasanga hari undi muntu ku ruhande, ni ukuri kose uramurusha amashuri pe, tujya mu byo kwiga, warize pe, waraminuje. Ariko uraza gusanga uriya muntu nubwo atize, adafite amashuri menshi yo mu ishuri, ariko afite ubumenyi busanzwe nyine yavukanye. Ubwo bumenyi nibwo yakoresheje yihimbira akarimo runaka atangira akabotike gato cyane, karimo n'utuntu duke, akinjiyemo kubera ko afite inyenyeri y'umurimo. Ndacyasobanura rero kuri iyi nyenyeri y'umurimo cyangwa se inyenyeri y'akazi. Remo nguha urugero, ugasanga umuntu uramurusha amashuri, ari ugasanga
wowe ibyo winjiyemo byose gukora nta mugisha ubigiriramo, kandi uriya utarize yatangira akantu gato ugasanga Imana ikamuhereyemo umugisha, akagiriyemo umugisha, aragutse, ateye imbere. Kubera iki? Inyenyeri y'umurimo arayifite, ariko wowe warayambuwe, wowe warayibwe, ntiwabimenya. Abarozi barayibye, ntiwigera unabimenya. Ugasanga uraho rusitaragoringa muri ubu buzima, uhura n'urugamba, uhura n'intambara. Kubera iki? Kuko inyenyeri yawe y'umurimo wagize gute? Warayinyazwe. Hari abantu uzasanga uyu munsi barahora mu bushomeri, ikintu cyose atangiye gukora ntigikunda, atangira business igahomba, bamurangira akazi yakageramo bakamwirukana, uhora n'intambara mu kazi bikarangira bakwirukanye. Mbese inyenyeri y'umurimo, inyenyeri y'akazi yawe wagize gute? Warayatswe, warayambuwe. Urankurikiye? Iki rero ni igihe nuza gusanga ibintu bikubaho, ni igihe cyo gufata umwanya ukatwegera nk'abakozi b'Imana, ukadusaba randevu, tukagusengera kugira ngo tugaruze inyenyeri yawe y'umurimo, tugaruze inyenyeri yawe y'akazi, ku buryo nawe ikintu winjiyemo cyose Imana ikiguheramo umugisha, ku buryo buri kazi kose ugerageje gukora Imana ikakuburesingiramo, Imana ikaguheramo umugisha, kuko n'abandi bajya babikora kandi ugasanga babiboneyemo iki? Umugisha. Indi nyenyeri ya gatatu nshaka no kuza wenda no gusorezaho ni inyenyeri y'amagara mazima, inyenyeri y'umubiri muzima. Waruzi neza ko hari abantu ushobora gusanga bakubise imyaka irenga 10 atazi n'ikinini cyo kwa muganga uko kimeze? Ibyo urabyemera? Atazi n'urushinge rwo kwa muganga uko rusa. Cyakoze wenda ashobora kujya kwa muganga agiye gusura abarwayi, agiye kubasura bisanzwe, atari we barwaye. Uwo muntu mwene nk'uwo nguwo, umubiri utazi kinini, umubiri utazi urushinge, mwene uwo muntu afite inyenyeri y'amagara mazima. Bamuriki hari ugasanga hari undi muntu nawe wamaze kwakwa iyo nyenyeri y'amagara mazima, satani agusigira ikintu cyitwa indwara. Nta wundi warwaye ni wowe, nta wundi warwaye diabete ni wowe, ninde warwaye kanseri ni wowe, ninde wabyimbye amaguru ni wowe, ninde warwaye mu gatuza ni wowe, ninde warwaye umutwe ni wowe, ninde warwaye mu nda ni wowe, ninde warwaye impyiko ni wowe, ninde warwaye umwijima ni wowe. Mbese ugasanga ikintu cyitwa inyenyeri y'amagara mazima wamaze kuyibwa n'abarozi, barayitwaye, bagusigira inyenyeri y'indwara, bagusigira indwara gusa, bagusigira kurwaragurika. Izi nyenyeri nsobanuyeho uyu munsi nzazifatira umwanya wundi, ndabibasezeranyije, noneho nzinjiremo mu buryo buri deep, mbyinjiremo cyane, misobanure cyane mu buryo navuga ngo bwiza burushijeho ahangaha. Nubwo n'ubungubu mbisobanuye neza, ariko ndabasezeranya ko n'ubutaha nzafata umwanya nongere mbyinjiremo cyane, kugira ngo abantu bamenye ukuri kandi bamara kumenya ukuri, bakire, babohoke. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Hanyuma rero reka mpinira ahangaha, ngiye guhinira ahangaha, ngiye gusoreza ahangaha kuri uyu munsi wa none, ariko ndakumenyesha ko igihe kigeze cyo kugira ngo twongere dusenge dusaba Imana kugira ngo inyenyeri zacu z'umugisha zongere zigaruke. Iki cyigisho gisobanura ku nyenyeri n'uburyo zibwa, n'uburyo zitwarwa n'abarozi bakaziba, cyangwa se bakazitwikira, cyangwa se bakazizimya, cyangwa se bakazishyingura. Tuzagifatira undi mwanya wundi urambuye, ndabibasezeranyije, twongere tukinjiremo kino kiganiro, twongere twinjire muri iki cyigisho, tukibaramburire mu buryo bwagutse. Ariko ibyo biraza guturuka ku busabe bwanyu. Icyo muza gusaba, ni muza kumva ko iyi nyigisho ari ingenzi, muraza kwandika muri commentaire mutubwire muti mukozi w'Imana, iyi nyigisho turayikeneye cyane. Ubwo muze kubyandika, ndaza kubibona. Hanyuma telefone zanjye ngiye kuzitanga, ushobora gukenera kuzamvugisha cyangwa se kuzaganira nanjye. Telefone yanjye ni iyi ngiyi: 07 82 28 48 07 07 82 28 07. Iyo niyo nimero yacu. Hanyuma ibindi, Imana y'amahoro twese iduhane umugisha. Ndabakunda mwese. Bye bye.